izina ryose cyangwa ijambo ryose rihuzwa n'igikorwa runaka. Mu myemerere tuvuge ku izina Claudine, tuvuge ubusobanuro bwa Claudine, amateka ku izina rya Claudine ndetse n'imico iranga abantu bitwa ba Claudine. Ikaze mwese. Claudine ni izina rihabwa abantu b'igitsina gore cyangwa rikitwa abana b'abakobwa. Claudine ni izina rihura cyane na Claude, gusa ano mazina aratandukanye kuko Claude ari iry'abagabo mu gihe Claudine ari iry'abagore. Claudine ni izina rikomoka mu rurimi rw'Ikilatini risobanura ucumbagira, gusa bamwe bavuga ko rikomoka mu rurimi rw'Igifaransa. Muri Amerika umwaka wagize abantu bitwa ba Claudine benshi mu mwaka w'1970, aho wari ufite abantu 442. Imibare itangazwa n'umuryango w'abibumbye UN ivuga ko uhereye mu mwaka w'1880 ukagera mu mwaka w'2023 hari ba Claudine 10,994. Imwe mu mico iranga abitwa ba Claudine. Claudine abanza gutekereza cyane mbere yo kugira ikintu na kimwe akora. Claudine agira umutima w'impuhwe. Claudine ni umunyamahoro kandi Claudine azi gukemura ibibazo by'abandi, ariyo mpamvu bavamo abajyanama beza. Claudine nubwo yababara gute ntacogora, azi kurenga akababaro ke maze agakomeza urugendo. Claudine ntakunda ibimurakaza ahubwo ahora ashaka icyashimisha ubuzima bwe. Claudine ni umuhuza mwiza, azi kunga abantu. Claudine ntazi kubeshya, avugisha ukuri kandi akunda inshuti no kubaka ubucuti mu bandi. Gutega amatwi abandi ni impano ya Claudine. Claudine ni umuntu wiha agaciro cyane kandi aba afite ibintu azi yihariye. Gukora amahitamo kuri Claudine ni ibintu bimugora cyane. Claudine ashobora kugutungura akigomeka, gusa Claudine aba ari umunyamahirwe ko byinshi agiyemo bimuhira. Claudine yitegereza umuntu maze akamenya uko ateye. Kumenya abantu ni impano ye. Claudine aba ashobora gukabiriza ibintu, ndetse Claudine ntava ku izima. Nubwo Claudine agira amarangamutima ariko kandi azi no kuyagenzura. Azi kandi guharanira icyo ashaka agashyirwa akigezeho. Claudine agira umutima wihangana kandi Claudine iyo yakosheje asaba imbabazi. Azi kwicisha bugufi. Ni ikintu kigoranye kuri Claudine gufata iya mbere ngo yereke umuhungu ko amukunda. Ni ibintu bimugoye. Aba yumva nimba umukunda ugomba kumukurikira. Gusa iyo urukundo rwanyu rwaciye inzira arabikubwira kandi akabikwereka, akabibwira n'abandi. Benshi iyo bumvise izina Claudine bamufata nk'umuntu witonda kandi ugira gahunda, akagira impuhwe kandi bishimira kuba bari kumwe nawe. Imwe mu myuga ba Claudine bakunze gukora harimo ubwanditsi, kwigisha, ubucurabwenge, ubujyanama, ubucuruzi ndetse n'ibindi byinshi, nko kubika ibikoresho by'abandi cyangwa se gucunga imitungo y'abandi. Ibara ry'amahirwe kuri Claudine ni ubururu. Iminsi y'amahirwe kuri Claudine ni kuwa mbere, kuwa gatanu ndetse no ku cyumweru. Bamwe mu bihangange abantu bakomeye bizwe rino zina Claudine harimo Claudine Longet, umunyamerika w'umuririmbyi agakina na filime. Hari kandi umukinnyi wa filime w'umunyafilipine witwa Claudine Barreto. Tubifurije mwese kugubwa neza abitwa ba Claudine.
imico myiza wumvise kuri Claudine akwiye kuyikomeza, hanyuma imibi akayirinda.